Dutangiranye n'umukobwa wari uri muri bisi ahagaze, kubera ko iyo bisi yari irimo n'abandi bantu benshi, ahantu yari ahagaze hari hari abatipe babiri, nuko wari umwegereye atangira kumwitegereza cyane areba uburyo ari mwiza. Umutipe arangije ahita abwira umukobwa ati sisita, ngwino wicare we kugenda uhagaze. Umutipe aramwimukira, umukobwa ati merci, murakoze cyane. Nuko agiye kwicara ahita ahutaza umuhungu wari wicaranye na wa wundi wari umwimukiye, kubera ko umuhungu yari yegera imbere kugira ngo atangire kubangamira umukobwa. Nuko umukobwa ata agakapu hasi, mu kunama kugatoragura, wa mutipe wundi aramwitegereza cyane, nawe ubona yuko afite irari ryinshi. Nuko uwo mutipe ahita amushikuza agakapu, aramubwira ati sisita, ngwino wicare, tambuka nta kibazo umwegere. Ati se kubera icyo ufite agakapu kanini? Nuko umuhungu ahita atangira kwiba wa mukobwa ibintu byari biri muri ka gakapu yari amufashije. Umutipe uri kubona yuko yamubangamiye cyane, yamubujije amahwemo. Umukobwa atangira kumwishikanuza ati mfite gusohoka aka kanya. Umutipe ati urasohoka kandi wageze mu modoka? Wa mutipe wamwimukiye abwira wa mutipe wundi bari bicanye ati ko uri kubangamira uyu mukobwa, yameze bite? Wa mutipe ati bite iki? Ati sohoka vuba vuba, reke kubangamira uyu mukobwa. Wa mukobwa nawe yarabirebaga ko wa mutipe akomeje kumwitangira. Umukobwa ati bite se ko muri kurwana? Umuhungu ati se washakaga gusohoka kandi aribwo winjiye muri bisi? Umukobwa ati hoya, nagiraga ngo mbone uko nshika, uriya musore yarambangamiye cyane. Umutipe ati nitwa Jack. Umukobwa nawe ati nitwa Nancy. Ati rero urabeho, njyewe nangaha ngiye kuviramo muri bisi. Umusore arasohoka, umukobwa arangije ati bayi. Umusore ava muri bisi, umukobwa akebutse ku ruhande yari yicayeho, abona igikapu cyasigaye si cya kindi yari afite. Arangira ati si yuko Jack atwaye igikapu cyanjye akibagirwa iki? Mu gusohoka ahura na wa mutipe bari bicaranye, barangije barahoberana bishimye ati wawu, tubigezeho, turamwibye cyane. Kumbe aba basore ni abajura. Umuhungu Jack asigara avuga ati mu mutima ati kwiba uriya mukobwa byanyoroheye cyane, gusa nanjye uriya mukobwa yanyibye umutima wanjye. Bageze mu rugo batangira kureba ibintu bibye, bari kubara. Umutipe Jack abwira mugenzi we ati aya mafaranga niyo twakoreye yonyine gusa muri uku kwezi? Wa mutipe ati ahubwo urampereza n'ijana ryanjye. Wa mutipe ati nyine ibiki? Tempereza ijana ryanjye. Umuhungu Jack akisobanura aba yumvishije umuntu ukomanga ku rugi. Jack ati se noneho uwo nguwo ninde? Wa mutipe ati wasanga ari cya Marigarita. Jack ati Marigarita? Umutipe Jack agiye gufungura asanga ni umukobwa Nancy bari bahuriye mu modoka. Arangije arabwira Jack ati muraho nanone, nari nkuzaniye igikapu cyawe wari wakibagiwe, ahubwo twari cyane. Umutipe Jack ati sanga wabwiwe n'iki? Umukobwa ati hari akantu kari muri igikapu cyanjye papa yampaye kajya gatuma amenya aho ibintu byanjye bimenyereye. Ati ko kantu, ati papa ni umupolisi? Umukobwa ati papa ni umupolisi, ahubwo aranabakurikiye. Arangije arumirwa. Umukobwa ati nakinjira? Umutipe ati hoya, buretse iminota mikeya, nk'amasegonda 5 ndabanje harasa nabi. Umutipe Jack abayo bahita asunika wa mutipe babana, arambwira ati uzi yuko wa mukobwa twibye ari ahangaha? Ati gira vuba wihishe.
atagusanga aha ngaha kubera ko ntabwo azi yuko tubana, gira vuba vuba. Nuko cya gihungu kiravuga ati ese wowe ngo kandi aje gute, genda umubwire asohoka kandi. Hoya ihishe wa kintu we, jya aho ngaho munsi ahubwo nyine ugira vuba. Umutipe Jack aza asanga Nancy kugira ngo amuhe karibu, aramubwira ati ngaho injira ufate agakapu kawe. Umukobwa Nancy yarinjiye afata ka gakapu ke, arangije areba n'inyuma, arangije abaza Jack nta gakapu kanjye gatoya ugeze ubona muri iki Thank you for gikapu? watching this video until it is finished. Umutipe If Jack useful to you arambwira guys, ati please oya like and share this video. agakapu If you ntabwo have any mubonye rwose. suggestions for us, leave a message in the comments field. Birashoboka ahubwo ko Always wa support us by mutipe clicking wari the ugufashije subscribe icyo button gikapu because it means a ashobora lot kuba to us. yakwibye To the yakajyanye. next video. Cya See you. gitipe kiramufata gishaka kumubwira ati akumbeshyera wa kintu we. Umutipe Nancy aravuga ati uzi yuko bishoboka cyane, ati gusa ndagushimira cyane yuko wamfashije iki gikapu nkaba nongeye kukibona. Umutipe Jack ati nta kibazo, ati kubikora n'inshingano zanjye. Umukobwa ati ahubwo se ko papa wanjye ari hafi kuza ngo agushimire yuko wankoreye ibintu byiza waturaguye igikapu, wabyemera? Umutipe arangije amubwira ati uzi yuko nibagiye kukubwira ati mfite ishuri ry'imiziki mu kanya nyuma y'iminota 10, ahubwo ntabwo nshobora kuboneka, nari nibagiye kubikubwira. Ati se kubera iki ntabikubwiye? Umukobwa ati nta kibazo, twaza gusangira nimugoroba warangije. Umutipe ati yego nta kibazo, icyo gitekerezo ni cyiza, ndaza kuza nimugoroba dusangire. Umukobwa arasohoka ataha, nuko Jack ibyo yari yemereye Nancy ko baza gusangira ku mugoroba arabyubahiriza kuko azi iwabo. Ahasanga na papa we, papa arambwira ati urakaza neza umuhungu Jack, wabereye intwari umukobwa wanjye, ati wakicara nta kibazo, ni karibu. Baricaye, ubona Jack ari kwitegereza mu nzu cyane areba ko hameze. Nancy nawe arimo ararura ibiryo kugira ngo babashe gusangira. Umusaza ati Jack uri umusore mwiza cyane w'intwari, ati ndanakuzi cyane rwose. Umutipe arangije aravuga ati se nkaba muziho gute? Ati ndakuzi, uri umutipe wiga muri kaminuza ikomeye, ubifashwamo na papa wawe. Ndabizi rwose. Nuko umutipe ati mwaba mwankozeho ubushakashatsi kubera iki? Wa mukobwa ati nta kibazo, humura, nta kibazo rwose. Umutipe Jack yari yagize ubwoba yumva yuko umupolisi yamukozeho iperereza, yamumenye. Arangije ati mwakoze cyane, ibiryo byari biryoshye. Umupolisi papa wa Nancy arambwira ati umva uretse ugomba kumfasha gushaka igisambo cyibye agakapu k'umukobwa wanjye, kandi ndabizi yuko ushobora kubimfashamo cyane rwose. Ugafata icyo gisambo ukakibwira yuko cyatwibye tukagishinja kikabasha guhamya. Umukobwa ahita abwira papa ati se papa urabona kuko Jack ibyo ngibyo yabishobora? Papa w'umukobwa ati nabakinishaga, nta kibazo rwose, nabakinishaga nta kibazo. Umusore ahagurutse ngo atahe, Nancy aramubwira ati reka nkwerekeze. Basohoka, umutipe ari kubwira Nancy ati bigaragara nkaho papa washaka kubona kiriya gisambo cyibye kariya gakapu ari bararamubonye. Umukobwa ati nizere yuko utarakariye papa, iteka aba ashaka kumpangayikira kugira ngo amenye yuko nta mahoro. Umutipe ati kubera iki ushaka agakapu cyane? Mu gakapu harimo impano mama yampaye kugira ngo njye nyimwibukiraho y'agakufi, nicyo kintu kirimo cyaduhangayikishije cyane. Umutipe ati rero mba nkubwire, agakufi kawe birashoboka yuko uriya mujura waba wakibye yaba yagataye muri puberi. Umukobwa ati zimbikiye kubera iki se?
bimenye ko yabaga atari. Ati iteka igisambo nyine ni ibisanzwe iyo kibye ibintu nka biriya gihita kibijugunya kigakuramo iby'ingenzi kiba gikeneye, urugero nk'amafaranga. Umukobwa araseka cyane ati iyo Jack uri intwari. Umutipe yabwiye umukobwa ko bajya gushakira muri puberi, barangije baragaheba. Arangije umukobwa ati Jack wakoze cyane kubw'uyu mwanya, akomeje kunyereka ubutwari bwinshi yuko uri kunyitangira kugira ngo mbone ka gakufi. Umutipe ati nta kibazo rwose. Ese ndamutse nkubwiye ko ari njye wakibye byagenda gute? Umukobwa ati byaba ari ukubera ishuri se? Umutipe ati ahubwo igitekerezo waje mu rugo tukibanira tukajya tureba filime mu rugo tukaba twanabasha no kujya dukorana. Umutipe ati se papa wawe yabyemera? Umukobwa ati yego cyane rwose papa yabyemera nta kibazo. Umusore atangira gutekereza agera kure, mu mutima ati njyewe koko uhindutse aka kanya igisambo ruharwa kubera umukobwa bene aka kageni? Umukobwa nanze ati Jack umeze neza? Umeze neza Jack? Umusore ati uzi n'ikindi oya ntabwo byashoboka yuko tujyana. Ati ntabwo byashoboka. Umutipe ahita yirukanka cyane kugira ngo abe aho bari bari. Ageze mu rugo aza abwira wa musore bari bafatanyije kwiba, arambwira ati njyewe ibi bintu ngiye kubivamo rwose, nigendere. Ati ndashaka kubirangiza nkabivamo. Kumbi Nancy yari yamukurikiye. Arangije atungurwa no kubona yuko abana na cya gisambo, cya gihungu cyamuzengereje mu modoka. Arumirwa aratangara. Umutipe arambwira ati nshaka kubivamo ibi bintu rwose, njye ntabwo nzongera kubikora byo kwiba. Umusore ati urashaka kubivamo ukansiga hano njyenyine ubona n'abapolisi birirwa batugotagose hano ukagenda ukananga? Ati nanjye nshaka kubivamo ariko nkabivamo nakwishe kugira ngo utazantanga bakajya kumfunga. Uwo musore babanaga w'igisambo wari wazanije umukobwa ashaka kwica Jack ngo amukubite ikintu, Nancy ahita aza amukubita icupa mu mutwe, umuhungu ahita agwa igihumure. Umusore Jack arahaguruka ati Nancy umbabarire ibi rwose ntabwo njyewe nashakaga kubikora, ntabwo nashakaga kukwiba, ngenda umuntu mwiza. Nancy ati hoya n'amarira menshi mu maso ati uri igisambo mwanyibye wowe n'uyu muhungu, sinshaka kongera kukubona mu maso yanjye. Jack umutima we ahita ababara, aravuga ati umukobwa mwiza nk'uyu nguyu wari ubashije kumpindura akanya gatoya nkongera nkamenya icyo nkwiriye gukora aka kanya, ni gute yancika? Ariko hari icyo ngomba gukora kugira ngo yongere angarukire. Umutipe Jack yigira inama yo kujya iwabo w'umukobwa kwa Nancy, amujyaniye na ka gakapu. Atangiye kwisobanura kuri papa we wari umukinguriye w'umukobwa ati Jack oya nta kibazo ahubwo Nancy arahari. Nancy ahita aza kugira ngo arebe Jack, arambwira ati nguyu Jack yaje kukureba musigarane muvugane. Nancy ahita abaza Jack urakora iki ahangaha? Jack ati Nancy mbabarira nari nkuzaniye ka gakufe kawe wari warabuze. Nancy ati Yesu we urabinzaniye n'agakufe n'agaside bag, turakoze cyane. Ati ariko ntabwo nifuza kongera kukubona mu maso yanjye kubera ko uri umujura, ntabwo nshaka kongera kukubona na rimwe, kuva ahangaha ugende. Asigara yitegereza. Baratwereka mu muhanda nanone wa muhungu w'igisambo wabanaga na Jack bafatanyije kwiba. Yari yasubiye mu muhanda kwiba, amusanga mu modoka
arangije To the umutipe next arambaza ati video. wowe ugarutse See you. gute ko wasize mu kazi njyenyine wabivuyemo ni gute? Umutipe Jack ati umbabarire nje kwitekerezaho nsanga ibyo nakoze atari byo. Wa musore w'igisambo ati ahubwo se uraje twongere dufatanye akazi twongere twibe? Umutipe Jack ati yego twafatanya ariko tugafatanya kwishyurira ibyo twakoze. Nuko umutipe Jack akivuga yuko bafatanya kwishyurira ibyo bakoze, wa mupolisi mukuru Papa Nancy ahita aza amushyira amapingu mu maboko, arangije aramubwira ati urafunzwe aka kanya. Wa mutipe ahita yisaranga cyane ati sha Jack urangambaniye koko kubera umukobwa, urangambaniye twari dufatanyije kwiba? Ahita abwira Fande ati rero Fande n'uyu mutipe ni igisambo umutwara. Fande ati ndabizi. Umukobwa Nancy yegera Jack ati urakoze cyane tubashije gufata umunyabyaha. Jack ahita abwira Nancy ati uyu munsi twasohokana? Nancy ati wibagiwe ko uri mu cyumweru cy'ibihano cyo gutoragura ibishingwe, akira n'iforoma ahubwo ujya gutoragura ibishingwe. Jack ati yego nyine nabikora, ariko atararangiza kuvuga Nancy aba aramusomye ati genda ukore ibihano. Jack ahita afata umukobwa kugira ngo amusome, umukobwa ashatse kubyanga ahita amukurura birangira amusomye. Jack niko kuvuga mu mutima we ati niba wagize amahirwe yo guhura n'umuntu mwiza uzamurinde ikibi ndetse n'ababi. Amahitamo y'uyu munsi siyo y'ejo, icyambere ni amahitamo y'uyu munsi. Naha dusubikiye inkuru yacu uyu munsi. Niba yagushimishije ukaba wayikunze kora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Duhurire mu nkuru ikurikira iyi ngiyi. Siga comment, like, share. Murakoze cyane.